ese nawe ujya wibaza igihe isi izarangirira cyangwa igihe imperuka izabera? Ko babivuze kenshi, babihanuye kenshi. Ese Bibiliya ibivugaho iki? Niba utarakanda subscribe, kanda subscribe kugira ngo dukomeze gukurikirane twumve icyo Bibiliya ibivugaho. Hashize igihe kitari gito, bamwe mu batuye isi bagerageza kwerekana amwe mu matariki bakeka ko imperuka y'isi ishobora kuzaberaho. Amwe muri ayo matariki yararenze, andi aracyategerejwe. Hashize imyaka n'imyaniko, isanzure n'isi n'ibiyigize bibayeho. Abahanga mu mateka n'ubumenyi bw'isi bagaragaza ko imaze imyaka isaga miliyari 4.5 bashingiye ku bimenyetso bimwe na bimwe byagiye bigaragara ku isi birimo ibisigazwa by'ibyaremwe. Mu myaka isaga 2000 ishize hagiye hatangazwa ubuhanuzi bushingiye ku ijambo ry'Imana ku iherezo ry'isi, ariko byose ntibyasohoye. Benshi murabyibuka mu mwaka wa 2000 byavuzwe ndetse binigishwa kenshi n'abakozi b'Imana bamwe na bamwe, ndetse baranabihanura ko imperuka rwo izaba. Abemera Imana basabwa kwitwararika ku bikorwa byabo byatuma batazajya mu ijuru. Tariki 21 Ukuboza 2012 nabwo hari hitezwe imperuka nk'uko byagaragajwe n'indangabihe y'ubuhanuzi bw'Abamayani hamwe n'izindi tariki zinyuranye usanga abantu babwirana ubwabo, ariko zikarenga nta kintu kibaye, ubuzima bugakomeza. Nyuma y'ibyo byose abantu bagenda bavuga, nifuje ko twarebera hamwe icyo Bibiliya yera yo ibivugaho ku munsi n'igihe imperuka izabera. Ntabwo ari abikigiye gusaba ibibazo igihe imperuka y'isi izabera, ahubwo n'abigishwa ba Yesu barabyibajije ndetse banabaza Yesu ubwe icyo gihe icyo abitekerezaho, maze arabasubiza mu magambo dusanga muri gitabo cya Matayo ibice 24 umurongo wa 32 n'uwa 36. Reka tubasome. Haravuga hati, murebe ku mitini niwo cyitegererezo. Ishami ryawo iyo ritoshye ibibabi bikamera, mumenye yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo byose muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Ndababwira ukuri yuko abo bwoko batazashiraho kugeza ibyo byose bizasohorera. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawo bizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse Data wenyine. Yesu ntiyigeze ahishurira abigishwa be uwo munsi, ariko yabahaye byinshi mu bimenyetso bizawubanziriza. Niko gutangira ababwira nk'uko tubisoma muri Matayo ibice 24 umurongo wa 4 n'uwa 10 kugeza ku wa 13. Reka naho tubasome twumve icyo bavuga. Aravuga ngo, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo. Bazayobya benshi, muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara. Mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Yesu arakomeza abisobanura ati, ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira umubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose babahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane. Iki cyanditswe nanone kikatubwira ngo n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka, bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi rugakonja, ariko uwihangana akageza ku mperuka niwe uzakizwa. Yesu asoza ababwira ko ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Aha Yesu yavuze byinshi cyane byerekana uyu munsi, ariko ubigenzuye neza wasanga mu byo yavuze ibyinshi byaramaze gusohora. Bikaba rero bikwiye kudutera kwagura ibitekerezo byacu, ndetse tukitegura tutajenjetse, tugategura neza ejo hacu ndetse n'aho tuzaba nyuma y'uwo munsi, kuko Bibiliya yerekana neza ko uwo munsi uzatungura benshi. Mu gitabo cya Matayo handitse ngo, uko iminsi ya Nowa yari iri no kuza k'Umwana w'umuntu niko kuzaba.
kuko nk'uko byari bimeze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge ntibabimenya, kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Niko kuza k'umwami Yesu kuzaba. Nuko rero mube maso, kuko mutazi umunsi umwami azazaho. Matayo ibice 24 umurongo wa 38 kugeza ku wa 42. Hariho Bibiliya igira iti, dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiye ibyo yakoze. Ibyahishuwe ibice 22 umurongo wa 14. Nk'uko n'ubundi nakomeje kwifashisha ibyanditswe byera kurusha ubuhanga cyangwa andi makuru twumva n'abantu, Bibiliya yerekana yuko uyu munsi uzarangwa n'amarira menshi ku banyabyaha banze kumvira Imana, ukazarangwa kandi n'ibyishimo n'umunezero ku bakiranutsi bemeye kureka ibyaha byabo bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Naho ibijyanye n'amatariki n'iminsi bihora bivugwa, ni ibitekerezo gusa bishyirwaho n'abantu ubwabo, cyane ko birangira nta kintu kibaye. Byerekana ko by'uwo munsi nta muntu n'umwe mu babayeho, abariho ndetse n'abazabaho uzi iby'uwo munsi keretse Imana yonyine. Icyakora Bibiliya ntihwema kutwereka ibimenyetso bizawubanziriza nk'uko twabisomye haruguru. Mwifurije kuba maso no kumenya kugenzura ibyo bimenyetso kugira ngo uzagire iherezo ryiza, maze uzabane na Yesu mu ijuru ubuziraherezo, kuko hanze y'iryo juru bizaba ari agahinda gusa n'amarira n'umuborogo. Imana ibarinde naho ubutaha.